ndagarutse kandi nanone uyu munsi wa none tariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 Bosco kuri Bosco official aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi kubyakomeje kugenda bivugwa kubyakomeje kugenda bigaragara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni urugamba rukomeye cyane, ni indyankurye aho kuri ubu ngubu amakuru avuga yuko byamaze kuba byakara ndetse byamaze kuba byaba ingorabahizi ku ruhande rw'inyeshyamba za 23 cyangwa se z'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu Bukavu amakuru aturukayo aravuga ko bamwe mu bagize iri tsinda ry'umutwe wa 23 batangiye guhunga bahungira mu misozi igiye itandukanye. Ni mu gihe wazarendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC bazamuye imbaraga ku buryo bukomeye cyane by'umwihariko mu bice strategique. Ubwo ndavuga ku misozi yunami umujyi wa Bukavu ndetse kandi hari na bimwe mu bice by'umujyi wa Bukavu byamaze kugerwa mu maboko ya wazarendo. Ni mu gihe kandi mu bice by'Ayamanywa kuri ubu amakuru aturukayo avuga ko hano rwose muri teritwari y'Akabare neza imyanya igiye itandukanye isatira umujyi wa Bukavu mu by'ukuri yakomeje kugenda rwose igwa mu maboko ya wazarendo. Uku kubohoza ibice kuri gukorwa na wazarendo kurimo kuratanga ishusho ikomeye cyane y'ibishobora kuba byakorwa vuba hangaha rwose. Kivanga aka gace nako kamaze kuba kagira cyangwa se kaba Tombee. Ku munsi w'ejo twari ku itariki ya 12 nibwo hakozwe akazi katoroshye cyangwa se akazi gakomeye cyane n'uruhande rwa wazarendo. Nababwiye nti rero wazarendo yamaze gukora icyo bita diploma mortel aho abakomando kabuhariwe bamaze kuba bagera muri uyu mujyi. Nabonye rero abasoda kabisa batangiye kugenda bakandagira hano muri ibi bice nkuko birimo kugenda kurushaho rwose bigaragara. Urugamba rimo ruragenda ruba imberenge cyangwa se rimo ruragenda rukara cyane. Bukavu irimo irazengurukwa impande n'impande, rwose impande n'impande. Ku munsi w'ejo twavuze igice cya majyaruguru gusa, ariko reka nkubwire yuko ibice byose kuri uyu mujyi wa Bukavu byamaze kuzengurukwa, byamaze kwatakwa, byamaze kuzengurukwa rwose. Ndetse ibitero za drone amasuko ye ari ready, ariteguye, abo kuyakoresha barahari bariteguye. Iki ni cyo gihe kandi nako kanya kugira ngo mu by'ukuri ukurikirane n'urugamba rugeze ku buryo utagomba gucikwa n'akantu na kamwe. Ni makuru kise ari guturuka ku rugamba, nibyo ngiye kuba nakubwira cyangwa se nibyo ngiye kuba nagaruka kugeza kuri iyi saha. Abadukunda ndetse n'abadukurikirana cyangwa se abakurikirana amakuru muri rusange, kuko ni nacyo cy'ingenzi kandi nacyo kiba cyatuzinduye, ni mu kande udutima cyangwa se mutanga inyunganizi cyangwa se ibitekerezo muri comment ubundi twikomereze. Ni ku rugamba rwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho urugamba rwari ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ndetse amakuru avuga ko wazarendo yamaze gufata uduce tugiye dutandukanye ndetse irimo iragenda rwose itugenzura. Ejo 23 yarakubiswe ihungiraho bita Miti muri groupement ya Miti. Ni nyuma yuko wazarendo yari imaze gufata agace bita Kivanga, imaze kukagenzura neza rwose, ariko yari yamanje gususura ku buryo budasanzwe inyeshyamba z'umutwe wa 23 zari zirimo zibarizwa anga muri aka gace rwose. Aha ni hehe? Ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Ndimo ndagenda nkubwira uko ibintu bihagaze, uko bimeze. Kuri ubu bivuga ko wazarendo irimo irategura no gusatira iyi Miti yose kugira ngo isohoremo izi nyeshyamba z'umutwe wa 23 izisohoremo. Amakuru avuga ko imirwano ikomeye cyane kandi nanone hagati ya wazarendo ndetse n'inyeshyamba za 23 zishyigikiwe, wazarendo ishyigikiwe n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Indi mirwano yaje kuvugwa muri Katasomwa, ni muri teritwari ya Karehe ndetse ni muri groupement ya Mubugu. Nanone aya makuru akaba aturuka ku masoko yacu ari muri biriya bice, akaba tubwira yuko ahangaha naho wazarendo yatanze isomo rikomeye cyane ry'urugamba, yongeye kwihanukira, yongeye kwikora mu mitana, irafora irasumwambi kuri 23 waka. Ni imirwano karundura karabutaka cyangwa se ni imirwano itanoroshye, ni imirwano itoroheje
kuri ubu iyi mirwano nta kindi kintu igamije. Wazalendo batangije urugendo rwo kongera kwinjira ndetse no kubohora uyu mujyi wa Bukavu, umujyi rwose ukomeje kugenda ugaragaramo inyeshyamba zo muri 23. Ariko ubundi ikindi kintu nakubwira nuko nta nubwo ari ibice binini bihambaye bisigaye, kuko niba mwumva ko wazandiri muri ibi bice ndetse mukaba muzi ko no mu minsi ishize yagiye hagaba ibitero ikagira bimwe mu bice yigarurira, ubwo murumva uko kuri ubu bihagaze hara muri Kivu y'Amajyepfo. Nta kindi kintu n'ubundi cyaburaga kuri wazalendo usibye gutinyuka bagatangiza urugamba, kuko umutwe wa 23 mwabonye ko barimo barabarasaba gahunga, barimo barabarasaba kiruka. Suko ibihagaze bite? Bihagaze bite? Drone bihagaze bite? Igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu gifite intwaro zikomakomeye mw'abantu mwe, nta nubwo biri kugombera gukoresha amasuko ye gusa, ahubwo n'intwaro ziri gukoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Makuru aturuka aravuga ko ziteye ubwoba, zirimo ziratitiza cyane rwose abagize iri tsinda ryo mu mutwe wa 23. Akora aturuka yarambwira ati rwose aba basore bamerewe nabi ku buryo bubi, bamerewe bubi. Ubwo ndavuga 23 barimo bariruka cyane basiganwa n'ubuzima, niko biba bimeze. Hari urugamba nyine ngo iyo amagara aterewe hejuru usama yawe, niko bigenda. Kandi koko muba muri kwiyumvira cyangwa muba muri kugenda mubona uko wazalendo ibi irimo kugenda irurwana kabisa. Barabanje kubaka mu by'ukuri ikintu gikomeye cyane wazalendo, bamaje kubanza kumenya amakuru yaho bagiye kurwanira, kuko kuri ubu hari itsinda rishya ryaje rya wazalendo. Ibi bintu nabigarutseho ririmo ririnjira muri iyi myanya, baje bakorana n'abari basanzwe bari hano, barimo barakubita cyokoze ikintu bita urugamba rwose. Muribo murabyibonera, babwiye ibiri kuba muri Katasomwa muri grupuma ya Mubugu, babwiye ibiri kuba Miti muri grupu ya Miti muri territoire ya Kabare, kuko already Kivanga yamaze gufatwa. Ubwo urugamba rurimo rusatira muri Miti yose. Muri territoire ya Masisi naho bivugwa ko ahangaha rwose abo mu mutwe wa 23 batari bakeya baje guhitanwa n'urugamba wita Muranga, ndetse bikaba bivuga ko muri localité ya Miyano naho wita ni muri groupement ya Bunyungu naho bitari byoroheye abagize uyu mutwe wa 23, kuko kabisa abaturage muri bice babamaganye ku bufatanye na wazalendo. Igice kinini cyane cyo muri Kibati, ubwo ni localité zimwe na zimwe zamaze gufatwa rwose, zirimo ziragenzurwa na wazalendo. Mu masaha 72 ashize yose imirwano irangiye, ibi bice biracyari gukontororwa, biracyari mu bubasha, biracyari mu bugenzuzi bwa wazalendo. Kibati rero aho intsinzi yo yamaze gushimangirwa, intsinzi rwose yamaze gushimangirwa yo muri Kibati. Numva ko hari ibintu tutakabaye tunakigarukaho cyane. Bivugwa neza ko nyuma y'imfu za bamwe mu bayobozi bakomeye cyane bo mu mutwe wa 23 bari inkingi za mwamba ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuri uyu mutwe urimo uragenda uhura n'uruva gusenya. Uri kumva ko kantu urimo uragenda uhura n'uruva gusenya. Bamwe mu batoya bo bari kugenda bamanika amaboko, abandi barimo guhunga ku mirongo y'imbere ku rugamba za ambush zimeze nabi. Amakuru avuga ko hari bamwe mu bari abarwanyi kabuhariwe aha hanavugwa mu bita Byamungu, ariko Byamungu nago biremezwa neza, ahubwo bagenzi be bafatikanyaga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bivuga ko hari n'abagiye bayubira mu bice bigiye bitandukanye by'imigezi, mwagiye mubona amavideo. Aba rwose ngo bose bari bakomeye cyane, ariko wazalendo yagiye bata mu mvuto hariya mu bice byo muri Walungu. Suko yakozemo akantu, drone zahakoze akantu gakomeye cyane. Na n'ubu kandi hano kilometero nshya kugira ngo abasore binjire Bukavu, ndetse barimo bararwana, biyita kurwana umuhenerezo ko babyita. Abasore ba FARDC bamaze kwambara, special force yamaze kumanuka, abasore bambara imikara bamaze kumanuka rwose. Ndimo ndabona hano amafoto yabo, rwose hano barimo baragaragara bita Kivanga yamaze gufatwa mw'abantu mwe. Sinzi ikintu mutegereje, ariko aka gace ko kamaze kuba kafatwa na wazalendo.
ndetse barimo barapanga kwerekeza no mu myanya iri imbere kugira ngo babashe kwigarura ibi bice. Amafoto ndetse n'amashusho bigaragaza wazalendo byongeye kuba mu by'ukuri byajya hagaragara rwose barimo barabohora ibi bice, bakirwa n'abaturage benshi cyane. Iyi video munyemerere nze kuyibashyirira muri groupe yacu ya WhatsApp. Abantu kandi mutari kubona link ya groupe yacu ya WhatsApp, nababwira ko mureba munsi y'umutwe w'inkuru mukareba more, mukareba muri description cyangwa se mujye muri description, hanyuma muraza guhitamo wabona iyo link kabisa mu joining. Ni nayo groupe nza gushyiramo iyi video igaragaza umubare mwinshi cyane wa wazalendo bari ku mapikipiki ndetse n'abaturage. Ni video nanjye nakiriye igaragaza uburyo iki kivanga yaje kubohorwa rwose irafatwa. Abaturage bavuga bati murakoze cyane, twari tuboshywe ariko kuva muhageze ubu dufite ubwisanzure kandi tumeze neza. Ni wazalendo rero, abaturage barimo bagenda babatera courage nyuma yo gufata aka gace kari strategique. Kana gace kari strategique mw'abantu mwe, aka gace kari strategique ku mujyi wa Bukavu ku buryo bukomeye cyane, kuko ahangaha bivuga ngo gusohokera muri Bukavu ni uraza gusohokera, winjira mu Bukavu ni aza kwinjirira, utegura umutekano wa Bukavu ubanziriza aha. Niyo mpamvu ninkubwira nti Bukavu bamwe batangiye gukuramo akabo karenge, ubyumve nk'ukuri, kuko barabizi ko kuba bamaze kwamburwa kivanga bitaza kuborohera n'aka na gatoya. Rero ni hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo dukomeje kugenda dukurikirana amakuru. Hari bamwe mu bagize umutwe wa 23 bagaragaye mu misozi yari miremire rwose, barimo bagenda bahunga. Video nazo zagiye zibagaragaza, ariko ikigaragara cyangwa se ukuri kubirimo kwa byose nyine n'ubundi ni urugamba. Dore ko Felix Sekedi Chilombo asa noneho wamaze kwemeza ko kuri ubu igihugu kigiye kwinjira mu mirwano cyangwa se kigiye kwinjira mu ntambara, bakareka ibyo bari barimo nyuma yo kubona ko ndetse no kugaragarizwa mu kuri ko bari kugenda babeshywa cyangwa se bagiye babeshywa mu biganiro. Kandi ubundi ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bubiza, ahubwo icyo bashatse gukora ndetse no kugaragariza isi yose muri rusange ko n'ubwo bushake bwari buhari kuri umutwe wa 23, ndetse bo bakoze ibyo 23 yasabaga ibiganiro babigiyemo. Mu kujya mu biganiro umutwe urabyanze, bivuze ko ubwo rero nta kindi kintu kiriho. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiye ni ibi bintu byose muri ko bitarimo bigenda bihura na ya minsi Kinshasa yatanze yo kuba uyu mutwe utaragaragaza mu by'ukuri ko ufite ubushake bwo gukemura ibibazo. Nta kindi kintu kizaba kiriho, nuko baza kugirwa mu by'ukuri abantu rwose baza kugirwa abateroriste, kandi niho birimo bigenda bisatira. Ngira ngo namwe murimo muragenda mubibona, rero murimo muragenda mubikurikirana. Urugamba rukomeye, n'urugamba rutoroshye, ni imirwano karundura karabutaka tuba tugenda tugarukaho. Amakuru yo aba ari menshi, ariko ku muntu utarakanda subscribe kandi ukaba udukurikirana rwose, ukaba wiyumvira aya makuru, sinzi ikibazo cyaba gihari, akitubwira muri comment, ukatubwira ati impamvu narakanda subscribe no gutya na gutya, kuko twebwe anga murabizi mw'abantu mwe to breaking amakuru uko abameze, to breaking amakuru y'ukuri, to breaking amakuru y'ukuri. Na n'ubu rero ubutegetsi bwa Kinshasa buracyakangurira abagize FDLR kwishyikiriza MONUSCO mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse no gushakira uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo amahoro. MONUSCO ishyigikiye guverinoma ya Kinshasa kuri ibi bikorwa, ndetse biyemeje gufatikanya nabo mu rwego rwo kwakira abaturuka muri FDLR bose kugira ngo bacyurwe cyangwa se bajyanwe mu by'ukuri nyine mu gihugu baturutsemo ari cyo mu Rwanda. Iyi rero ni inzira yo gusubiza ibintu ku murongo hano muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ziramenyesha buri umwe uwo ari we wese barizwa muri FDLR gushyira intwaro hasi, ndetse bakishyikiriza igisirikare cya Kongo mu byemezo byagiye bifatwa. Ikindi bigakorwa kandi mu bwumvikane
cyangwa se bakishyikiriza MONUSCO kugira ngo bashyizwe ubutegetsi bwa Kigali hakurikijwe amasezerano ya Washington. FARDC yagiye isobanura ingingo ku yindi bijyanye n'ibikorwa byo kwambura uyu mutwe intwaro ndetse igaragaza ingengabihe y'uburyo bizakorwamo. FDLR ishinjwa kuba igizwe n'abahoze mu ngabo z'u Rwanda ndetse no mu mitwe igiye itandukanye basize bakoze jenoside mu Rwanda ndetse bakaza ngo kwinjira muri Kongo bakagerageza no kwiyegereza ubutegetsi bwa Kongo. Gusa kuri munsi Kongo ndetse na MONUSCO bakaba mu by'ukuri bari mu nshingano rwose, bari no muri gahunda yo gusubiza abangaba mu gihugu bakomotsemo, dore ko Kinshasa yagiye ishinjwa gukorana nabo, hanyuma bikaba intandaro y'ubwumvikane buke hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali. Icyo kintu rero bakaba bashatse kugishyiraho isuku.